nawe wirebe mu myaka 15 nirebe uko ntari sindacyari wawe ni video tugiye gucishaho nubundi raco nose uragira ngo ncemo cyangwa uragira icyo gihe yaciriyeho Nyacyonga tugiye kugaruka mu buzima bw'Inyacyonga ariko ntabwo turi Nyacyonga kombona ku mihanda bitari byoroshye. For what? Yatega indege yatega icogajuru yajya mu nyenyeri yajya hehe mujye mumureka kandi muzajya munamubona mwese mujye muya agira imana bagira abantu for using a public transport. Oh my God. Sinabonaga se mwari muri kumwe nawe. If you see my baby. Boss, this one's still partying. Akoze ko mbona bitari byoroshye noneho mana yanjye. Mbona ngo Sonia na Muyango ngo rwarambikanye ko nitanibaza muri aba ninde wagamba nindi n'ibicucu bibiraho ngaho abana n'umugambanyi si Petero Isacha yabitse gatatu akavuga ati uyu muntu simuzi ati mumukubite byiza uwo muntu simuzi nuko bimeze ase uri guseka wa muhungane we kwamamara kuri iyi mihanda ndi kubona bitacyoroshye pe ibaze aho umugore wakurikiranwaho kwangiza imyanya y'ibanga y'umugabo we ayikanze kugeza ivu uraseka iki iyi challenge ze wayibonye yiri wizenguruka ndabonye na Kadete yayikoze noneho mana aho ukaza ko nabonye bakwambika impeta wari ukubise umugabo wawe umuvanyemo iyo kotsa urabona ejo ndi barimo kuvuga ngo nayo mingo yamara abantu kubera umugabo we wowe wabagenza ute ngiye ntago nzi ikintu nabakorera ariko ntago cyoroshye ndakubajeje so nyuma nyine maze kubona impeta nibwa ko kageri kajemo ntago nzi impamvu kikajemo ntukambaze ubu ikigaragara cyo nari ngiye no kwihekura wari ugiye kugira gute kwihekura aha nabonye Junior giti wari mu munezero ngo imyaka 9 irihiritse rwose abana n'umugore we ubu hano bari mu biki mbavuze ngo tumini jewe tumini jewe wowe uri tumi ya tumese wagiye muri toilette eregani ubwo twigarukiye kuba ari kwigana challenge iri mu ndirimbo ya Nicki Minaj ubu suyu yabibashara ntago sinavuga ibintu ntazi muheto ntago muzi ndamuzi numvisha ari iminsi bamufunze yasinze ni icyambere icya kabiri baramufungura icya kabiri none sibyo gatatu yihangane ntabwo twaherukanaga pe ubwo haba ari impamvu umuntu adashobora guhita havugira nabonye abakobwa bacu bagiye kutuzanira abakwedi umwe ngo basigaye bamwita my universe undi we menya tuzaniye umukwe nahoze mbona amashusho yiriwe azenguruka kuri iyi mihanda rero nabonye ejo bundi hari ubukwe bw'aba abagore mbonye bagusohotse imbere abo mwita ngo nabajene mama bariya bose barongowe vuba impamvu baje imbere yawe bakubwiraga ko kurongorwa ntawe byinshi tuzakurongora neza ubu
inshuti yacu hano byari bigenze bite si we gusa kandi nabonye narinda umuturanyi yarabisoje we ubu se niki wamubwira? You are beautiful bride today. Let's meet you, husband. umukandida ari bravo gari guye yewe ntibyari byoroshye ariko abo kuri Jatodo Marara nyuma y'igihe biramanta ngo babahaye ibiryo mva bibi. Ikiro cy'inyama kivamo inyama zingahe? 12. Uzacuruza kuri bushara bazikase ariko ukaba wumvire nk'aba bagabo babari inyama nk'uyu afite umugore koko uyu mugore niba yakumva ko zinahiye ubwo umugore yazumva ko zihiye gute ko kuba wazi ubwo nyine yumvira kuri imwe hagasigara 11. Ukibaza uburyo inzu nk'iyi itanga ibiryo nk'ibi. Aho reba nawe umuyarwaye imiswi we ndebera ya timu yawe ya Makenzi barwaye imiswi kubera ibiryo we bishuye mu madolari. Akoze buretse wagiye ntuzamenyere kuko njyewe hano njyayo mba ngiye gushaka experience. Kareka igize iyo umuntu ajyari akajyana bari kuyoba oya ngaho muri narinde nagiye yose ngaho mu mazi hari ntago yigeze umubona umva nkubwire ntago urambona muri ibyo bintu bidafite gahunda nta mashyamba wagiyemo. Akoze buretse ukibona ibi wifashe biteye agahinda muri iki gihe narakubwiraga nti sinzi ikibazo gihari ariko it's not ntabwo byoroshye kabisa. Njye nagiye kuziga section y'ubuganga. Igiye nyine y'ubuganga bwo kujya mvura abantu. Nitwa gute? Nashe nagiye kwigira maternity. none nzo urifuza ko umukobwa wazakora iki? na shimi kuburyo yakura muri Bralirwa akazaza yenga inzoga no agakora section y'ubuganga kugira ngo n'indwara ndi papoye ajya amvura. Reza ziga ikiko numva ziga abana umupolisi wakora ibyaha akagufunga. Byarangiye bayifu genda ushaka kumenya impamvu ifunzwe. Byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya bityo aho hantu hasurinye imaze igihe kingana iki memuretse ibyo ngibyo si twabigeraho bityo hoteli Jatodo Marara ntiyemerewe kongera gukora. Mu by'ukuri iyi hoteli mu nzu z'ubukerarugendo mu Rwanda ntibamo ntabwo yigeze ifungirwa gutanga serivisi mbi ahubwo iyi hoteli ntabwo ibaho mu Rwanda. Ikibazo na RDB ntabwo ari hoteli. Mu gihe cya Cogamu wari ushinzwe aya mahoteli baramufunze baranamwirukana none uyu nguyu utarigeze atanga inyenyeri n'imwe ukambwira ngo inzinga n'icyo yakoraga itagira ibyangombwa. Ndabaha urugero rw'abantu baje hano bagahemukira abanyarwanda dufite abantu babishinzwe hakabura umuntu n'umwe ubiryozwa. Iyi ni inzu yafunguwe murabiyoberwa. Uyu mushoramari we iki cyemezo cya RDB kibwiye undi muntu nawe uri Burayi ngo zana amafaranga yawe nawe ushore. Hari n'umunsi hano hazinjira umuti ikigo gishinzwe kuwugenzura ntikiwurebe twamara kunywa abambere bagubana abantu bapfuye haboneka uzwi ushobora gukomplaininga umuti bakatubwira bati koko ntago wemewe nusohoka abamaze kunywa tuzajya. Ukiraho ko n'utubari 200 tumaze gufungwa mu mujyi wa Kigali ariko mbere yuko dufungwa uyu mwana namubonye ejo bundi si handi nabonye n'akavideo ra harimo n'akavideo kabarimo abantu begamye ku modoka umuntu wafashe ku ibuto reka mwakagira imana cyane baje kujya ngo si mu Rwanda numva umuntu avuze ngo ibibera i Kigali yanamubwira gati yambwiye agati vanamo n'ifotorero igira ku ruhande ngo fata ngo ku niba ari hehe ngo vanaho nirebere undi nawe nta cyabaye aha ko n'abanyara ku muhanda vuba drone zigiye kuzajya zibatamo Ngabuduru Karimu uzwi nka buri kantu ngo bamaze kumutamoda. Nkuyeho urujijo rero umuntu afunguriye polisi ni buri kantu ubwe ni wayifunguriye. Abakobwa babahaye bavuze yuko bari kwishyuza amafaranga abahereza umwanya wo guhamagara ngo amafaranga ze bishyure babyumvikanye ko bigiye kugenda
bihamagarira abandi bantu ubwo harimo inzego nyine. kandi narabonye aheruka no kubyibariza di hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoro katagukunda so ukajya umuha utuntu ejo agafone ejo akamodoka iyo akwanze ukuntu wamurega akagusubiza. urubyiruko rumwe rurimo rurakurikiranwaho ibyaha bidashingiye ku mugambi mubisha, bishingiye ku bumenyi buke, urugomo, uko yumva ibintu. abaye yarabafungiranye bikamara nk'isaha. bya nanone iyo wafungiranye umuntu nabonye muri kwibeshya ku itegeko ngo ni hagati y'imyaka 5 n'irindwi, ni hagati y'irindwi n'icumi. mukabeshyera itegeko hagati y'5 n'irindwi ni igihe afungiranye soroti w'umugabo. naho igihe wafungiranye umuntu w'igitsina gore n'igihe afungiranye umwana ngo abanyantege nke, kuko abo bantu itegeko nshinga ryacu ribita abanyantege nke, ndetse ko leta igomba kubarinda kurenza kurinda abagabo. buriya byanditse mu itegeko nshinga. ko nabonye abasesengura batangiye kuba benshi nabo. aha natangira ikiganiro hano ritabe na hamwe amayoga mukajya mu busambanyi mukabica bwabateza za kanseri. zana nasoni abutaguye hasi. biri mu rwenya nabonye yakuba azajya mwijyanira mu bisheke noneho nawe batiye umurimo ariko urabona kugusohokana mu bisheke nubwo waza ukarya ibisheke hano bakapfanya ntabwo twarinda ibisheke by'igihugu uko hano urabona hano baranarangwa atagita umuntu wigeze gutera igihe w'umukobwa ku bakobwa bo rwose rebaho nageze ngo mvane imana yo mu ijuru urukundo ndarukarabye. abakobwa banere igihe amasaha yanjye barirukankana nefite za kasike zagera zimenagura manu zo bakobwa ibintu bankoreye. ariko yemwe bakubwira ngo ushyire ikiganza mu ziko ukagishyiramo bageraho babakoreraho ibyaha mwagiye kugira mutemwe. ubundi abahungu babereyemo, ubundi abagabo n'abahungu babereyemo ubuhe mwenda abagore ku buryo aribo batwishyurira ibyo dukonsoma iyo turi kumwe. ubundi ni none se uretse ubundi ninde wabwiye abasore ko umugore n'umukobwa winjiye iwawe mu nzu bisobanura ko aje gukora imibonano? akenshi siko bose ubu turi muri vakansi. ukari kuba nyine agaki akana nzovu ubu bana bamenye ibyangombwa hasigaye ibyangombwa se bakendangamuntu n'umukobwa wanjye w'imfura ntabwo arake. umwana wanjye yakoze icya leta cyo ko aratsindwa azajya muri Israel. ngiye kumukora oya nayini mba nibeshye gato ni nayini nabeshye yego none ariko nayini hari ubundi bamufata bamubwiye ngo iki? sit down. Shira hasi. Stand up. Hagarara. Haguruka. Go. Genda. Go ahead. Genda mu mutwe. erengani nibyiriwe kuri imihanda n'ibimaze iminsi bihavugirwa. amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus. kora subscribe munsi, like, share na comment.